Nongeye kubasuhuza shalom shalom abakunzi babaho TV, amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko mumeze neza muri amahoro, muri gushima Imana, nanjye meze neza nkuko mubibona. Yesu arandinze, nari mbakumbuye cyane, ariko shima Imana ko ngarutse ndi muzima, nizere ko namwe muri bazima. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe, ni ukuri Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye wowe unkurikira buri munsi, wowe unkunda ukansengera, Imana ikumere umugisha. Ndagushimiye nawe usharinga abandi kugira ngo barebe ubutumwa bwiza, Imana ikumere umugisha. Ndagushimiye nawe ushyira kuri status zawe, Imana iguhe umugisha. Rwose atabaye mwebwe ntabwo naba ndi hano, ariko Imana yo mu ijuru ibampere imigisha myinshi. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ndagushimiye ndaguhimbaje, ngushimiye kuri Imana yacu bwite, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose, uri umukozi w'umuhanga, waraturinze ntitwapfa, uyu munsi turi bazima. Ntabwo ari uko urupfu rudahari, ntabwo ari uko ibitero bidahari, ahubwo ndagushimiye ko turinda mu isi yanduye, mu isi y'umubi, mu isi y'umwijima, tugendagenda ahantu hatagaragara hataboneka, Uwiteka ariko ukabana natwe, ibyo tutareba wowe ukabiturinda kuko ubireba, izina ryawe niryamamare. Ndagushimiye cyane mwami w'abami nuhimbazwe, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi ku babyeyi, ku bagabo, ku bana, ku basore, ku bakobwa, ku bacecuru ndetse n'abasaza. Mana ni wamamare, ndagushimiye ko ukomeje kuturinda, ntabwo ari twebwe ntacyo twakora, ntacyo twakishoboza Kristo, ariko ndagushimiye ko ujya udushoboza ukabana natwe muri iyi si igoye kandi iruhije, izina ryawe niryamamare. Iyi ni Baho TV Imana, komeza ushyigikire buri muntu wese ukurikira Baho TV, musabiye umugisha mu izina rya Yesu, imbaraga zawe ziganze kuri ubuzima bwiwe burindwe nawe, kandi umusoreze amasezerano, ukize indwara, utanga urubyaro, wirukane inyatsi, wirukane karande, wirukane imyuka mibi itavuga Imana, byose bihunge ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, Mwami, njye ugiye kuvuga ntaba ari njyewe, reka uvugire muri njye, ukorere muri njye, kandi umanukane imbaraga zawe nyinshi, igitinyiro cyawe kiganze kuri njye mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino utangirane natwe Mana. Mana mboje ikirere kugira ngo imbaraga zawe umwuka wawe razagote buri umwe wese aho ari, ndetse nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje. Uwiteka n'abankurikiye twese tuba amahoro, twumva imbaraga zawe, twumva uburinzi bwawe, twumva igitinyiro cyawe, kuko uri Imana yacu bwite. Urakoze kuko uri Imana idukunda kandi twitaho. Ndagushimiye cyane Mwami Imana, genda ugere kwa muganga, ugere mu ngo z'abarwayi, abarushe n'abaremera, abashonje, abambaye ubusa, bafite ingendo zitandukanye, udafite kirengera, abadafite ubavuganira, Mana ubavugane kuko uri Imana ishoboye byose. Ndagushimiye Mwami, uri Imana yishira amadeni, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana ikiza diabete, ugakiza sida, ugakiza kanseri, ugakiza impyiko, ugakiza amavi, ugakiza Mwami Imana amagufwa, izina ryawe niryamamare. Uri mwiza, urihagije Papa, ngaho himbazwa. Nukuri navuga byinshi ndi imbere zawe, ko ngo wayikaze na karibu, ngwino utegeke muri byose kuko uri byose Data mwiza. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, kandi ni wowe twizeye, kandi ni wowe twiringiye, tugwanza amaso none n'iteka ryose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen amen. Ndabakunda cyane murabizi. Reka nkubwire wowe urwaye ihangane, reka nkubwire wowe wihebye ihangane, wowe ubona nta nzira, wowe ubuze igisubizo cy'ubuzima, umura Yesu arakuzi kandi Yesu aragukunda. Ntabwo yigeze Yesu akureka cyangwa ngo akwibagirwe, oya. Isaha Imana nigera izororoka, isaha Imana nigera izaza ikora imirimo n'ibitangaza. Humura, wigira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo aka kanya, witerwa ubwoba n'intambara uri gucamo. Ntabwo ari uko Yesu atakuzi, arakuzi kandi aragusobanukiwe. Ahubwo wowe komera ushikame, ugume mu mwanya wo gusenga, utegereze Imana, ubwire Imana, Mana ni wowe gakiza kanjye, ni wowe buhungiro, ni wowe mutabazi. Imana irakumva kandi izakugirira neza. Kristo Yesu nashimwe cyane. Imbaraga z'Imana zibane nawe wa mubyeyi we, imbaraga z'Imana zibane nawe wa mugabo we, wa mukobwa we, wa musore, wa mwana we mutoya. Ndeka imbaraga z'Imana zibagote, kandi ni ukuri twese hamwe duharanire gukorera Imana, duharanire gukorera isi nk'abazayivamo, iri juru turikorere nk'abazaritaha. Reka nkubwire, hariho abantu babiri babambanywe na Yesu. Umwe abonye bikomeye abwira umwami Yesu ati, nibura umukiza ikure yaho ngaho. Undi aramubwira ati, nugera mu bwami uzanyibuke, ningera iyo mu ijuru nzishima ndi kumwe nawe,
nzabona imana n'imana n'umwuka wera, nzabona ingororano ziwanye nibyo nakoze. Haleluya, Imana ishimwe. ngo hariho abantu babiri babambanywe na Yesu, umwe abonye bikomeye abwira umwami ngo niyikize, ariko undi aramubwira ngo mwami data wa twese nugera mu ijuru uzanyibuke. byari ibisambo bibiri byabambanywe na Yesu, kimwe kigira icya danje, ikindi kiriyoroshya kibuka ko Imana ari Imana. ariko reka nkubwire, ese mu bigeragezo mu makuba ujya wibuka ko hari umurengezi, ujya wibuka ko hari umutabazi, ujya wibuka ko hari umucunguzi, ujya wibuka ko hari Imana yagukunze utarabaho. reka nkubwire, wikikomeza kuri Kristo, iyoroshye, bwira Imana ngo Mana urabizi ndi umunyantege nkeya. cya gisambo cyabwiye Yesu kiramubwira ati data nugera mu ijuru, mu bwami bwo mu ijuru uzanyibuke. Yesu aramusubiza ati iri joro ahubwo ndi bubane nawe. rero nta byaha ufite Yesu atababarira. wenda birashoboka ko uri umusambanyi, birashoboka ko uri umuja, birashoboka ko uri umubeshyi, birashoboka ko uri umurozi, birashoboka ko uri umuriganya, birashoboka ko ubeshya, birashoboka ko hari byinshi. Yesu arababara, arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko ndakubwira ngo ngwino kwa Yesu akubabarire, agukiza ibyaha, akomora ibyo bikomere mbese byabaye byinshi kuri wowe bitewe n'ibyaha. ariko hari Imana ikiza ibyaha, hari Imana ibabarira ibyaha, hari Imana itanga imbaraga, hari Imana itanga Mwuka Wera. ndakubwiza ukuri, ngwino kwa Yesu umubwire byose, mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. mubwire byabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. haleluya, haleluya. mubwire byabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, ngo niyo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Imana ishimwe. bwira Yesu, mubwire bya bintu utabwira Kevin, bya bintu utabwira umugabo, bya bintu utabwira umugore, bya bintu utabwira mama, bya bintu utabwira papa, bya bintu utabwira inshuti, bibwire Yesu. niyo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. wowe bimubwira umwizeye. haleluya, Imana ishimwe. reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mika ibice 7:7. Mika ibice 7:7 aravuga ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impe agakiza, Imana yanjye izanyumvira. ngo ariko njyeweho ngo nzahoza amaso ku Uwiteka. ndibwira nawe, fata nyine nawe uvuge ngo ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. haleluya. nzategereza Imana impe agakiza, Imana yanjye izanyumvira. ngo nzategereza Imana impe agakiza, Imana yanjye izanyumvira. ariko njyewe mukundi ukuri Kevin, amaso yanjye nyahoza ku Uwiteka, kandi ndamutegereza buri munsi ngo ahoramo imbaraga, ahoramo agakiza. ni ukuri, kandi Imana yanjye nzi ko inyumvira. ese nawe niko bimeze? ese nawe utegereje Uwiteka? ese nawe uzi ko Yesu akumvira? ese nawe uzi ko Yesu agukunda? ese nawe uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe? mbabarira utegereze Uwiteka, utegereze agakiza k'Imana data wa twese uri mu ijuru. ni ukuri azakumvira kandi azagukiza ibyago n'amakuba. Imana yacu nishimwe. 8 haravuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. haleluya, Imana nishimwe. ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Imana nishimwe. yo haleluya, Imana yacu nihimbazwe cyane. bwira Satani ngo Satani we winyishima hejuru, ngo ningwa nzabyuka. Imana nishimwe. bwira Satani ibyo bigeragezo byo kugutera ubwoba, hari Imana itabara, hari Imana igize udusanga mu isayo, hari Imana igize udusanga twicaye mbese turi kwigaragura ikadukuramo. hari Imana. mbabarira ubwe Satani ngo Satani nta jambo ufite ku buzima bwanjye. hari data wa twese wampfuye ku musaraba i Golgotha, uwo nguwo niwe ubana nanjye, niwe ugendana nanjye, niwe undwanira, niwe uneshereza. Imana nishimwe. ya Satani yo kukwishima hejuru, ngo ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo.
birashoboka ko aka kanya uri mu mwijima, ariko hamagara Imana, ubwira Imana ngo Mana ndakeneye umucyo wawe, ndakeneye ko umucyo wawe uza ukamvira, ndakeneye ko imbaraga zawe ziza kuri njyewe. Bwira Imana ngo Mana ngwino unkure mu mwijima. Uri mu mwijima w'inzara, uri mu mwijima w'ibyaha, uri mu mwijima w'ibigeragezo, w'uburwayi, uri mu mwijima wo kwangwa, uri mu mwijima wo gutukwa, uri mu mwijima wo kwambara ubusa, ariko hamagara Imana ibwire ngo Mana nziza, Mana ikomeye, ndagukeneye ko waza ukankura muri uyu mwijima. Birashoboka ko ubusambanyi urimo ari umwijima, birashoboka ko mbese ikigeragezo cyose urimo ari umwijima, ariko hari Imana wizadukura mu mwijima. Ariko se urayishaka? Urashaka Imana? Bwira Imana izi gukure muri uwo mwijima, bwira Imana izi gukure mu icuraburindi, bwira Imana izi guhereza umucyo, ugendere mu mucyo wa Kristo. Imana ishimwe. Hari Imana idukunda, hari Imana itwitaho, hari Imana iturwanirira, hari Imana ijya ibana natwe. Yo haleluya. 9 haravuga ngo nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza ubwo azamburana. Ngo nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye ngo kugeza ubwo azamburana. Mbese reka nkubwire, ihangane muri icyo kigeragezo urimo. Reka nkubwire, dufite ibigeragezo. Hari ibigeragezo umuntu anyuramo ari Imana iri kumucisha mu ishuri. Hari ibigeragezo umuntu anyuramo abyizaniye, ugasanga aho wasezeranye n'Imana wahavuye, Imana yaza kugushaka ikakubura. Ariko mbabarira ngo nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye. Urabizi neza ko wagomeye Imana. Ihangane, ariko mu kwihangana bwira Imana ngo Mana hari ibintu ndambiwe, hari agasuzuguro k'Abamedi n'Abaperesi ndambiwe, hari agasuzuguro ka Satani ndambiwe, hari imbaraga z'umubi zinsikamiye ndambiwe. Nkeneye imbaraga zawe, nkeneye mwuka wawe wera kugira ngo aza nkureho ibi bitsikamiro by'umwanzi Satani, kubera ko namaze kumenya yuko uzamburana. Yesu Kristo azakuburana, azagukura muri ubwo bubata bwa Satani. Satani aragushaka, ariko Imana iragushaka kuruta uko ashaka. Kandi ikindi, Satani nubwo akurwanya hari imbaraga z'Imana. Kristo nashimwe kubera ko yatuburanye. Erega yarababajwe, erega yaje mu isi, nta kindi cyamuzanye ni njye nawe. Ese urabizi? Ese urabimenya? Ese urabisobanukirwa? Mana yacu nishimwe cyane. Ngo atsindira, wazamburana akantsindira. Imana ishimwe ko izantsindira. Haleluya. Izankura mu bubata bwa Satani, ikankura mu maboko ya Satani. Wazasohora anjyane mu mucyo. Haleluya. Imana ishimwe ngo azasohora anjyane mu mucyo. Uwo ni Kristo. Mbone kureba gukiranuka kwe. Ngo mbone kureba gukiranuka. Ngo azasohora anjyane mu mucyo. Ngo mbone kureba gukiranuka kwe. Imana nishimwe cyane. Data wa twese nakuburane. Imana yabera nizi kuburane mu izina rya Yesu Kristo. Abo badayimoni bakugenda izo karandi, izo nyatsi, iyo myuka mibi, urwo rushako rubiko kutabyara, Uwiteka nakuburane mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Uwiteka nakuburane. Kandi ngo azantsindira, wazansohora njyane mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe. Uwiteka Imana ishoboye byose nize igukure muri uwo mwijima, ubone gukiranuka k'Uwiteka. Ngo abajyana na Yesu gutabara abandi, ngo abo nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Imana yacu niyamamare cyane. Uwiteka naza kuburane, agusore muri uwo mwijima, akujyane mu mucyo, kubera ko ni Data wa twese mwiza, kandi ni Imana ikomeye, kandi ni Imana itabara, kandi ni umurengezi. Ni Data wa twese, arahambaye, ashoboye byose. Satani yaraje akunyaga ibyawe, Satani yaraje arakwiba, ariko ngo hari Imana ije kukuburana. Hari Imana ije kugukura mu bubata bwa Satani. Hari Imana ije kugukura muri ayo maboko ya Satani. Hari Imana ije kugukura muri ayo menyo ashinyitse ya rubamba mu izina rya Yesu Kristo. Humura, ahubwo wowe bwira Imana ngo Mana ndahari, ndakwemereye. Muri ibyo yuzuye umwuka yarembye ngo ndakwiyeguriye, ngo nguhaye ibyanjye byose Mwami, ngo ubitegeke. Ngo Satani kuko ari umwanzi, ngo anteza ibibazo byinshi, ngo ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira. Ngo abanzi banjye bahagurutse, ngo bahagurukiye kundwanya, ngo ariko Uwiteka, ngo ariko ijambo ryawe ngo rijya rinkomeza umutima. Yesu Kristo, Imana nishimwe. Imana igukomeza umutima.
Satani kuko ari umwanzi aneza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kundwanya. Ariko ijambo ryawe rikankomeza umutima, mwami wanjye Yesu uri ingabo inkingira. Mwami wanjye Yesu uri ingabo inkingira, ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Haleluya! Uwiteka kugosa imbere n'inyuma. Ntabwo ugomba gukangwa na Satani, ntabwo ugomba gukangwa n'ibigeragezo n'amakuba uri gucamo. Oya, Kristo akugosa imbere n'inyuma. Ni umwami mwiza n'umutabazi, aragutabara buri munsi, aho ureba n'aho utareba. Mwami wanjye Yesu uri ingabo inkingira. Imana ni ingabo idukingira ku manywa na nijoro. Nta wundi muntu wakukingira, nta muntu wakurinda ibyago n'amakuba, Kristo wenyine niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Reka dusome ku 10 dusoze. Maze umwanzi wanjye azabireba amware. Haleluya! Ngo maze umwanzi wanjye azabireba amware. Mana ishimwe. Yo, Yesu nashimwe cyane. Ngo maze umwanzi wanjye azabireba amware. Wambwiraga ati Uwiteka Imana yawe irihe? Yo, Imana ishimwe. Amaso yanjye azamureba ubu. Amaso yanjye azamureba ubu, azanyukanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Haleluya! Imana ishimwe. Reka nkubwire, Satani agiye kumwara. Ngo umwanzi wanjye ngo azabireba mware, ngo azanyukwanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Satani agiye kunyukwanyukwa bitewe n'uko Imana igiye kukugirira neza, bitewe n'uko Imana igiye kugutabara. Wowe icyo nkubwiye, emerera Yesu, emerera Yesu aze abe muri wowe, ube muri we. Reka amaraso ya Kristo yivange n'ayawe, akuyobora kujyana kugeze kugakiza. Maze umwanzi wawe nabireba azamwara. Ngo amaso ye, yo haleluya! Ngo maze umwanzi wanjye azabireba amware. Wambwiraga ati Uwiteka Imana yawe irihe? Azanyuka. Wa wundi wakubaje ngo ariko Uwiteka, mva reka nkubwire, dufite abantu dusenga bakatubaza ngo ariko ngo Imana yawe irihe? Ariko reka nkubwire, bagiye kumwara, bagiye kunyukwanyuka nk'ubwondo bwo hasi. Mana nishimwe. Reka nkubwire, yegereze Uwiteka. Ndakubwira nanjye nibwira, mureke dukorere Uwiteka hakiri ku manywa. Mureke dushake Imana bigishoboka kwibonwa. Mureke twambaze Imana bigishoboka ko yambazwa. Mureke dutabaze Imana izitugirire neza. Iyi si turimo bagenzi iragoye, iraruhije. Wa mubyeyi isi iraruhije, wa mugabo isi iraruhije, wa mukobwa, wa musore we. Abana bacu tubatoze tubabwire ko isi iruhije, ariko hari umutabazi, hari umurengezi ujye uturwanirira uko bukeye n'uko bwije. Reka nkubwire, iyi si iraruhije. Yaba wari ubizi, wakiyegamije ku Uwiteka, ukabwira Uwiteka ngo Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye, ni wowe mutabazi, ni wowe murengezi. Mana nishimwe. Ariko ngo umwanzi wanjye ngo azabireba mware. Mbabarira ukundane na Yesu, w'inshuti na Data wa twese uri mu ijuru, ku buryo umwanzi wawe azamwara, azagira igisuzuguro, agasubizwa inyuma n'imbaraga z'Uwiteka n'ubutabazi bw'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Nukuri reka nkubwire nshuti mugenzi, uru rugendo ruraruhije. Dukeneye imbaraga z'Uwiteka, dukeneye ubutabazi bw'Imana, dukeneye mwuka wera, dukeneye ko Imana idukora ku maso. Reka nkubwire, ni byinshi biri mu mwijima, ariko nukuri nubana n'Imana izagushyira mu mucyo, izagukura muri uwo mwijima, izagukura wizo karande, izagukiza izo ndwara, izaguhereza urubyaro, izagukura muri ibyo bigeragezo, izagukura mu makuba ndetse n'intambara. Izabana nawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ntabwo nigeze mbona umukiranutsi w'Imana akorwa n'isoni, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize, cyangwa ngo amware asuzugurwe n'abanyamahanga. Oya,
hahirwa baba mu masezerano, hahirwa bagumana n'Uwiteka, hahirwa ba bandi bategereje, hahirwa ba bandi bafuze ibishura byabo, hahirwa abandi bafuze imyambaro yabo. Ni ukuri gahora yera. Reka tube nk'aba bakobwa 5 b'abanyabwenge baricunze amatabaza yabo ahora yaka, umukwe aje asanga amatabaza ari kwaka. Twe kuba nk'abariya 5 b'abapfapfa, mbese bigumiye mu byabo, ariko bumvisha umukwe aje aba aribwo bajya gushaka amatabaza yabo yabazimiyeho. Mana nishimwe, reka tuba abanyabwenge, mbese twisunga Uwiteka azadutabara kandi Uwiteka ntazatureka. Mana yacu nishimwe, Mana ibamere umugisha, imbaraga n'amavuta, urukundo rw'Imana rubagote. Kandi nukuri wowe urushya uremerewe, sanga Yesu akuruhure. Niwe mutabazi, niwe karuhura, niwe murengezi, humura witinya. Shalom shalom, ndabakunda. Imbaraga z'Imana zibane na buri umwe wese. Nibaho TV ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe, nawe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ukurikirane ijambo ry'Imana. Imana ikumere umugisha.